Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa nk'uko mumaze kubimenyera. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu turi kubereka inzu. Ni inzu rwose idafite icyo itwaye, ushatse wanavuga ko ari inzu nziza bitewe n'impamvu ngiye kubabwira zikurikira. Iyi nzu ikaba iherereye hano mu mujyi wa Kigali rwagati, hagati rwose mu karere ka Gasabo ahazwi nko ku Gisozi. Iyi nzu iri ku Gisozi aho uba witegeye umujyi wose uwureba, ni ku Gisozi ahantu heza, ahantu ureba umujyi wose kabisa. Iyi nzu rero ikaba iri ahantu heza cyane hafi y'umuhanda munini cyane bagiye gushyiramo kaburimbo. Ikaba ari inzu nziza iri ku Gisozi rwose, ahantu ushobora kuva ukamanuka gato cyane ugahita ugwa ahitwa kwa Gakire cyangwa se ahitwa ku Kinamba, ugahita uzamuka mu mujyi n'amaguru. Urumva ko ari inzu iri hafi cyane. Iyo uri ku Kinamba uba uyireba iyi nzu, iyo uri ku Kinamba uba uyireba hakurya rwose muri Gisozi. Ni inzu rero nziza itarangiye kubera ko iyi nzu mwabibonye ko nta clôture ifite yubatse, ifite urugo gusa ushaka kuyituramo wayituramo bitewe n'uko imeze rwose, kuko n'ubu bayituyemo. Mu gihe waba udafite ubushobozi bwo guhita urangiza iyi mirimo, none iyi mirimo ukagenda uyirangiza gahoro, iyi nzu waba uyituyemo rwose ubishatse, kuko iyi nzu ifite ibyumba bine, ikagira ahagenewe dushe na toilette hatatu, hanyuma ikagira salon na salle à manger na cuisine, ndetse n'ahagenewe parking na jardin. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ibyo byose mvuze bishobora kuvamo. Hashobora kuboneka ibyumba bine, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger ndetse na cuisine, ndetse hakabonekamo parking na jardin ndetse na annex, naho kujya annex. Inzu rero akaba ari inzu iri ku muhanda rwose ku buryo imodoka yajya yinjiramo nta kibazo na kimwe. Ikaba ikinze inzugi zose z'inyuma, iteye ibipande nk'uko mubibona, ndetse yewe hakaba hari n'inzugi z'imbere zimwe na zimwe zigiye zirimo. Ikindi nakumenyesha ni uko mu mafaranga wagura iyi nzu haba harimo n'amatafari yo kubaka iyi clôture, kubera ko nayo ubwayo arahibereye. Iyi nzu rero ntabwo ihenze ugereranyije n'ibyo byose mbabwiye. Ikindi nabamenyesha ni uko iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 260, metero kare 260, hanyuma ikaba iri ku giciro cya miliyoni 30 ziri negociable, miliyoni 30 z'amanyarwanda ziri negociable. Iyi nzu ishobora kuba iyawe, ugatura ku Gisozi mu mujyi wa Kigali aho uzajya ugenda n'amaguru, dore essence yahenze. Ugatura ku Gisozi aho uzajya ureba mu mujyi, ugatura ku Gisozi aho hafi y'ibikorwa remezo byose, amashuri, amasoko, amavuriro, byose ni mu mujyi wa Kigali rwagati. Iyi nzu rero wayikunze wahamagara kuri 0788403867 cyangwa se ugahamagara kuri 078123 Si ibyo gusa rero kuko ushaka kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, ukizamuka muri ascenseur ukata iburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa. Ari nako ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Reka twibutse gukomeza gukanda subscribe. Ikindi reka mbibutse ko ku Gisozi ikibanza gifite metero kare 300, ni ukuvuga 15 kuri 20, amake kigura ni miliyoni 35 cyangwa se 40. None ubonye metero kare 160 zirimo n'inzu wahita uturamo, ifite umuriro n'amazi, ikinze, imeze neza. Uyu ni umuryango wo mu gikari. Ni karibu cyane rero, iyi mari ntigucike, nyabuneka ngwino yigure, hanyuma ujye uyikora gake wituriyemo,
utandukanye n'ubukode. Rega ibyo 300 ukodesha, ibyo 250 ukodesha, ibyo 100 ukodesha, waza ukaba muri iyi nzu, ndakubwiza ukuri mu gihe kitarenga amezi 4, ayo ngayo ukodesha ahandi waba urangije iyi nzu, ukaba utuye neza kandi ugatunganirwa. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane cyane. Ciao ciao. Uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe byanyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza, nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.